bene data bakurikiye televiziyo yacu Rwanda Gospel TV ndabaramukije mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ndamukije abakozi b'Imana nkunda cyane abatubanjije abakozi b'Imana bakiri muri Rwanda. Ndamukije pastor wacu nkunda cyane Pastor John Karimbanya. Ndamukije mu izina rya Yesu Kristo n'abandi bakozi b'Imana bo mu Rwanda benshi batubanjije abakozi b'Imana b'Imana abakozi b'Imana nk'abadogita bandutse abakozi b'Imana n'abandi bantu bari muri uwo mwuka twemera. Ndamukije umukozi w'Imana nkunda cyane David umukozi w'Imana cyane mbarera David kuri Amerika Uganda mushuje mu izina rya Yesu. Ncuhuje abakozi b'Imana bari mu dukikije abakozi b'Imana bari mu gihugu cya Kongo, abakozi b'Imana bari mu gihugu cy'u Burundi, abakozi b'Imana bari mu gihugu cya Tanzania, ngeze aho Tanzania umukozi w'Imana yita Prophet Bendera yuwestorero yita Church namusuza katika jina la Yesu na bibi yake, yani tunawasalimu katika jina la Yesu. Nawapenda sana jinsi mnavyofanya kazi ya Mungu. Nashukuru Mungu kwa sababu anawabariki. Nasalimu watumishi wa Mungu huko Mwanza Kikwete Kitajiri. Nasalimu watumishi wa Mungu David Batenzi. Nasalimu watumishi wa Mungu Pastor Joseph. Nasalimu Pastor Amos na wengine wote tunawasalimu. Tunasalimu wote wanaopenda Mungu tunawasalimu. Yani tunasalimu hata watumishi wa Mungu huko Kampala. Tunasalimu Pastor wetu tunapenda sana Joseph Serwada, tunamsalimu sana. Tunasalimu mtumishi wa Mungu tunapenda sana Festus Wabuhehi huko kwenye Kampala International University huko Kabaragara. Tunasalimu hata mtumishi wa Mungu anayoitwa Henry Binani huko Kampala, tunamsalimu sana na wengine wote tunawasalimu, hata wote na mami Serwada tunawasalimu. Yani hapo kazi ya Mungu, muendelee na kazi ya Mungu. Hata tunapenda sana tuagaranyoo tunawapenda sana. Hapa tuko Rwanda tuko na tunatumika kazi ya Mungu Rwanda. Yani nataka leo katugaruke mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Ndagira ngo umunsi tuganire ku ijambo rikomeye cyane natekerejeho rivuga ubuhenebere bukomeye buteye ubwoba mu isi y'imperuka. Hari ikibazo gikomeye muri iyi minsi, abantu benshi bibaza byinshi. Aho ngaho rero twinjiye mu kibwiriza cyacu, abantu benshi ntabwo bafite gukora. Benshi usanga ibintu bibacanze, usanga birucanze, abantu bakuru usanga ibintu bibacanze. Abitwa ngo bafite amafaranga ngo ubutunzi bw'isi usanga bibacanze. Bamwe barara mu kabari ngo niyo miti y'ibisubizo, abandi bariyahuza amatabi ngo niyo miti y'ibisubizo, n'ibiti n'ubwo bisubizo mu buzima bwabo. Ariko turasaba imbaraga z'Imana kugira ngo zigaragare ku bantu bayo. Imbaraga z'Imana zigaragare ku bantu bayo. Turimo turibaza ngo umukristo teme yaje uyu munsi no kuvuga ngo ikigwa cyangwa ingingo y'ijambo yavuga ngo umukristo yakora iki muri iki gihe cy'imperuka. Nagira ngo mbese ko muri kumwe n'umukozi w'Imana Evangelist uhuza amahanga rukagana amajyambere. Ndabakunda cyane, ndabakunda ndagira ngo tubane Evangelist rukagana amajyambere. Ndabakunda cyane, bitandukanye cyane televiziyo Gospel Rwanda tunagira ngo tuganire ku ijambo rikomeye cyane rivuga ngo ubuhenebere bukomeye buteye ubwoba bwo mu isi y'imperuka. Ushobora kuba wigira ngo ndemera ariko n'abatemera Imana ibyo nta kibazo. Ariko hari abantu bemera ko Kristo azaza gutwara itorero rye, kandi abantu bemera ko Kristo azaza gutwara itorero rye kugira ngo iyo minsi y'imperuka barayizi kandi barayemera. Mwene data wahagarara utumiza Abraham, mushiki wacu wahagarara utumiza umwana muto yarugiye wahagarara utumiza y'imperuka. Iminsi ruhije Yesu azadutembereza muri yasi yateguriye iminsi abantu bananiwe gukora ibanga maze dusirimu iminsi abantu bikunda kandi bagwino tujyane. Mwene data urasabwa guhagarara neza mu ijambo ry'Imana. Urashaka guhagarara neza mu ijambo ry'Imana. Hari ibyahanuwe byinshi bigenda bisohora, hari ibyahanuwe byinshi bigenda bisohora. Urabona indwara z'ibyorezo zirimo ziraza, zaravuzwe. Hari ibintu byagutungura ariko ntago Imana, wowe watungurwa ariko ntago Imana itungurwa. Umwana wawe yatungurwa ariko ntutungurwa. Ariko mwene data ndagusaba ngo uhagarare kigabo. Katika lugha ya Kiswahili wanasema simama imara. Ndagira ngo nkusabe ngo uhagarare kigabo. Mu Kinyarwanda uvuga ngo uhagarare kigabo, hagarara ushikamye mu ntubwo macu Yesu Kristo. Ndagira ngo dusome mwene data. Niba ufite Bibiliya cyangwa ufite aho wandika, reka dusome ijambo ryacu ry'uyu munsi. Tugiye gusoma mu rwandiko Paulo yandikiye Timotheo. Uzi ko Paulo yari inshuti ya Timotheo cyane. Yaramwandikiye urwandiko rwa kabiri. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timotheo ibice bitatu. Handitse amagambo akomeye cyane avuga ngo ubuhenebere bukomeye buteye ubwoba bwo mu isi y'imperuka. Ubuhenebere bukomeye buteye ubwoba bwo mu isi y'imperuka. Mwene data reka dusome. Ibyo dusoma ni ijambo ry'Imana. Ni Bibiliya yanditswe ngeraho tutarabaho, badata batarabaho, ariko ibyayanditswemo birimo birasohora mu iki gihe tugezemo. Tugiye gusoma. Ubuhenebere bukomeye buteye ubwoba bwo mu isi y'imperuka. Nuvuga n'urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timotheo ibice bitatu. Ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya.
no kuvuga ngo ubuhenebere bukomeye buteye ubwoba bwo minsi y'imperuka. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, kuko benshi bazaba bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima atarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko nyamara guhakanisha imbaraga zako, bafite ishusho yo kwera ariko baguhakanisha imbaraga zako. Abameze batyo ujye batera umugongo. Mwene data, aya magambo turangirije ku murongo, nuvuga ko turangirije ku murongo wa 5. Mwene data, sinzi niba aya magambo ari ubwa mbere yakugezeho, ariko niba ari ubwa mbere nagira ngo nkubwire ngo urasabwa kwera no gukiranuka, urasabwa ibyo ukora byose guhagarara kigabo. Turi kuri televiziyo yacu yivuga butumwa, televiziyo ihagurukira abakozi b'Imana, televiziyo yafunguwe n'umukozi w'Imana muri cyo n'umwuka w'Imana. Turagira ngo tuvuge ubutumwa mu Rwanda, tuvuge ubutumwa hirya muri Afrika, tuvuge ubutumwa mu Burayi, tuvuge ubutumwa muri Amerika, tuvuge ubutumwa ku mpera y'isi. Turagira ngo tuvuge ubutumwa. Umukozi w'Imana, Imana yamuhaye umugisha, yamuhiyerekwa ryo kushyiraho umurongo wo kuvuga ubutumwa. Ndetse tugira ngo dusabire umugisha nabashyizeho imbuga nkoranyambaga. Reka Imana izamura abantu bayo, reka muri iki gihe kigaragara nk'ikoranabuhanga, aho kugikoresha dukora ibyaha, tugikoresha dukorera Imana. Mwene data, nagira ngo nkubwire ngo muri iyi minsi y'imperuka umukristo yakora iki? Teme yangira baza ngo umukristo yakora iki mu minsi y'imperuka? Umukristo yakora iki mu gihe abantu babuze urukundo? Umukristo yakora iki mu gihe abantu babuze uko bagira? Umukristo yakora iki mu gihe abantu bose usanga badafite aho bahagaze? Umukristo yakora iki mu gihe adafite ibyapfa bya ruguru? Umukristo yakora iki mu gihe isi baye nk'icuza umwijima? Ushobora kugira ngo n'amafaranga yakize ibibazo, ariko amafaranga se yakize ibibazo? Tujya twumva biyahura bafite amafaranga, tujya twumva bafite ibibazo bafite amafaranga, abarimo gukora divorce mu ngo zabo zigasenyuka suko badafite amafaranga. Ariko mwene data, twakora iki? Ndimo ndagira ngo rero mwene data uhagurukire mu rukundo rw'Imana, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo nubwo waba ufite byose ariko udafite urukundo ntacyo byamara. Mwene data, ndagira ngo Imana tugireze duhumugisha, duhaguruke dukora umurimo w'Imana, duhaguruke turirimbe turi mu rukundo rw'Imana, duhaguruke tubwirize ubutumwa turi mu rukundo rw'Imana, dusengera abarwayi dufite urukundo rw'Imana, dufashe abakene dufite urukundo rw'Imana, dutange mituweli z'abakene dufite urukundo rw'Imana, dufashe imfubyi n'abapfakazi dufite urukundo rw'Imana. Mwene data, niba undimo kundebuka bunemo kunyumva, ndagira ngo itorero ritandukane, turagira ngo tuvuge ubutumwa bwiza butandukanye tuvuge ubutumwa bwiza burimo imbaraga, tuvuge ubutumwa bwiza bw'imirimo, tuvuge ubutumwa bwiza butandukanye n'amagambo. Ndimo ndagira ngo twitandukanye no kuvuga gusa, ahubwo dushyire ibyo twumvisha mu bikorwa. Igihe kirageze ngo ibyo twumvisha tubishyire mu bikorwa. Igihe kirageze ngo ukuri no gukiranuka kugaragare kandi kuyobora isi. Mwene data, nta byinshi navuga. Niba ushaka kudukurikira televiziyo yacu Rwanda Gospel TV, turagukeneye cyane, dukurikire. Dore nomero zanjye wambonaho: MTN ni 078 60 27 521. MTN yanjye ni 078 60 27 521. Tigo nayo ni 02 72 52 52 48 54 hanyuma 6. Mwene data, kurikirana iyi televiziyo uzayibona nta mugisha. Kurikira iyi televiziyo uzabona ukuboko kw'Imana. Kurikira iyi televiziyo wumva ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha. Turi kumwe nawe mwene data. Ubwo tugiye gusenga Imana, itegure dusengera abarwayi, dusengera abantu babuze uko bagira. Uwiteka Imana ikomeye, Imana igira neza kandi ikiranuka, Imana ifite imbaraga kandi itunganye. Dusengera abarwayi mu bitaro, abari Kibagabaga turabibutse, abari Masaka turabibutse, ku bitaro hari ku Bashinwa turabibutse, abari Sashika turabibutse, abari Faisal turabasengeye. Dusengeye Imana n'abantu babuze uko bagira, dusengeye abadafite uko bigira, kugira ngo imbaraga zawe zigaragare cyubahiro cyawe kiboneke. Imana ikomeye, reka Abanyarwanda duhaguruke dukora umurimo wawe, reka tugaragare Imana, reka uzamure itorero ryawe, reka duhaguruke dukora umurimo wawe muri Afrika, duhaguruke dukora umurimo wawe muri Amerika, dukora umurimo wawe mu Burayi no ku mpera y'isi. Ko ni kwatubwiye dusenze tubisabye Imana mu izina rya Yesu.